uburyo bubiri injector zikoresha mu kohereza essence muri cylinder cyangwa se muri combustion chamber. Hello guys, nshuti zanjye, nishimiye kongera kubana namwe kuri iyi channel ya Rwanda Auto Skills. Noneho ubu ngubu tugiye kureba uburyo bubiri injector zikoresha mu kohereza essence muri cylinder cyangwa se muri combustion chamber. Uburyo bwa mbere rero injector zikoresha ni indirect injection. Umwuka rero nk'ibisanzwe winjira muri intake manifold, kandi nkuko tubizi intake manifold ibi connectinze kuri buri each cylinder cyangwa se kuri buri cylinder. Hanyuma mbere yuko umwuka winjira muri buri cylinder, urabanza ukivanga na essence. Ahantu rero essence yivangira n'umwuka yivangira impande ya intake valve. Hanyuma byamara kwivanga impande ya intake valve, umwuka umajije kwivanga na essence bikabona kwinjira muri cylinder, umwuka wivanze na essence. Nkuko rero turimo kubireba ahangaha, umwuka winjiye wivanze na essence. Hanyuma rero uburyo bwa kabiri ni direct injection. Ahangaha rero nkuko turimo kubireba kuri direct injection, umwuka winjira wonyine na essence ikinjira yonyine. Hanyuma rero bikaza kuza guhurira cyangwa se bikaza kwivangira muri combustion chamber. Aho bitandukaniye nuko kuri indirect umwuka na essence bijya muri cylinder byamaje kwivanga. Hanyuma kuri direct umwuka winjira ukwawo na essence ukwinjira ukwayo, hanyuma bikaza kwivangira muri cylinder cyangwa se muri combustion chamber. Ubu rero uyu munsi nibwo buryo bubiri tubonye injector zikoresha mu kohereza fuel cyangwa se mu kuyisupplyinga muri cylinder cyangwa se muri combustion chamber. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, like, ukore subscribe, usangize na bagenzi bawe, kandi ntiwibagirwe no gushyira igitekerezo cyawe muri comment.